Reka twizere ko umeze neza hano wasuri, reka twizere ko uri enjoying weekend, reka twizere ko weekend yagenze neza nimba warayisoje. Abari hirya no hino, abari muri America, USA, abari muri Africa, abari mu Rwanda, mu mpande enye zitandukanye, mu mujyi wa Kigali, twizere ko mumeze neza. It's a table, it's at the table. Again we come with different topics. It's a table trends, it's a table update. We talk career, we talk entertainment, we talk music, we talk everything. Guess what? Today it's a Monday, it's a Monday. Wahisemo neza cyane nimba warakoze subscribe, wahisemo neza cyane nimba warakoze follow kuri Instagram, wahisemo neza cyane nimba warakoze follow kuri TikTok, kuri Facebook ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Uyu munsi tuzanye inkuru nyinshi zitandukanye, tuba twarabandikiye, tuba twaranditse inkuru zitandukanye kuri The Table Official, tuba twaranditse kuri Facebook, tuba twaranditse kuri Instagram ndetse n'ahandi hatandukanye. Hanyuma noneho tugakora inkuru nyinshi zitandukanye, noneho tukareba iz'ingenzi zagiye zivugwa cyane mu bindi bitangazamakuru, tugasoma inkuru zitandukanye, muri tugakorera topics is that trending. We talk trends, we talk music, we talk entertainment, we talk sport. And guess what? Today we come with different topics. Ayo munsi turaza tuvuga ko yitwa Iwacu Muzika Festival. Iwacu Muzika Festival ni imwe muri festival yari maze igihe itaba, but then ni iki kiri kwivugwaho n'abahi bahanzi babonetsemo. Don't go away. Turaza kandi tuvuga ko yitwa Yago Pondat. Yago Pondat ni umwe mu basore bafite indirimbo nshyashya iri hanze afatanyije n'uwitwa Bushari. Uyu nguyu abagiye bazenguruka ibinyamakuru bitandukanye, abavuga ku mishinga yabo y'ahazaza, bagenda bavuga ku byo bateganya gukorera abanyarwanda. So Yago Pondat ni umwe mu bantu babuzwe cyane, ni umwe mu bantu bazengurutse ibinyamakuru, amateleviziyo atandukanye no mu Rwanda. Niki cyamuvuzeho? Don't go away. Turaza kandi kuvuga ko yitwa Wasafi Festival. Wasafi Festival ni imwe muri festival iri kuba hariya muri Tanzania. Ni imwe muri festival zikomeye cyane hariya muri Tanzania. Ni imwe muri festival iyi Wasafi igenda ishyiraho buri mwaka, ingaruka mwaka, ikagenda izenguruka ibice bitandukanye. So iyi Wasafi turaza kwivugaho, turebe n'iki kuko cyavuzwe muri iyi Wasafi Festival. Nk'ibisanzwe tuba dufite iyitwa Table Sport. Table Sport ni imwe muri point cyangwa se imwe muri topic zigenda zigaragara ku binyamakuru byacu, cyangwa se ahantu twandikira kuri Instagram, kuri Facebook, aho hose, kuri Twitter, kuri Thread, tuba twabandikiye inkuru zitandukanye. Nk'ibisanzwe twanditse iyitwa Ballon d'Or ya 2023. Ni imwe muri Ballon d'Or zihanzwe amaso. Asuko gusa wenda harimo ibitangaje byarenze ibindi, ahubwo ni imwe muri Ballon d'Or yagaragayemo udushya dutandukanye. Gusigara kw'abakinnyi bari basanzwe bagaragara muri Ballon d'Or, gusigara kw'abakinnyi bari batekerezwa muri Ballon d'Or se barakoze neza. Ni ibintu byinshi byagendeyeho kugira bahitemo Ballon d'Or uyu mwaka. Ese ni bande ko kutekereza ko bakabaye bari muri Ballon d'Or dukurikije statistics cyangwa se ibintu bagiye bakora? Turaza kubivugaho. Turaza kuvuga ko yitwa Neymar Junior dos Santos. Neymar Junior dos Santos ni umwe wegereye ibinyamakuru bitandukanye, hanyuma ajya hasi aravuga, ajya hasi ashyira ibintu byose yari afite ku mutima, agereranya shampiyona Saudi Arabia ndetse n'iy'Abafaransa. Niki cyamuvuzweho? Oyo Neymar Junior Santos yakoraga n'udushya dutandukanye, yandika amateka atandukanye. Turaza kuvuga ko yitwa Afcon cyangwa se igikombe cya Afrika. Ni kimwe muri qualifications zagiye ziba. Sibyo gusa kandi turaza kuvuga kuri Europe cyangwa se Euro qualification. Turaza kureba ese niki cyavuzwemo, turaza kureba ese niki cyaranzwe muri iyi mikino. Nahe ikipe ya Congo yagiye itungurana cyane, Mozambique yaratunguranye ndetse na Gabira atungurana, atari kujya mu cy'Afrika ahubwo ari gusigara. Guess what? We talk music. Tubafite kandi music is our platform, music is our part, music is our passion. Tuvuga indirimbo 5 muri Afrika, tuvuga indirimbo 5 mu Rwanda kugira ngo dupromoting umuziki. Guess what? We talk layer, we talk everything, and then we'll be back soon. Yo, we back, we chill, we make things happen. Guess what? Today it's a Monday and it's a day of starting of the week. So gutangira icyumweru cyawe, tuba twaguteguriye everything, tuba twaguteguriye ibintu by'ingenzi byaranze icyumweru. Ushobora kuba waracitswe, ushobora kuba then byaranyuze ku ruhande, but then twebwe dufata summary yabyo, ubundi no tukabigukorera. Guess what? Today turaza tuvuga byinshi byagiye birangwa muri entertainment yo mu Rwanda. Uyu munsi turaza tuvuga yitwa Iwacu Muzika Festival. Iwacu Muzika Festival yari maze imyaka igera kuri 2 itaba, 2 hafi 3. So
yari heruka mbere ya COVID-19. So iyi Iwacu Muzika Festival yazanye abahanzi batandukanye, yazanye uwitwa Alain Sano, izana uwitwa Afrique, izana uwitwa Bushari, izana uwitwa Niyo Bosco, izana uwitwa Bwiza, izana uwitwa Chris Easy, izana uwitwa Whiteman ndetse na Kizgenza Bros Melody. So aba ni bamwe mu bahanzi bagiye barifashishwa muri iyi Iwacu Muzika Festival. Sibyo gusa kandi iyi Iwacu Muzika Festival yagiye ibona abaterankunga bashyashya yitwa MTN, aho umuterankunga mukuru yahise ifata izina ihindura iyi festival yitwa MTN Iwacu Muzika Festival. Twagiye tubona Inyange ndetse n'abandi bantu abatandukanye cyane bazatera inkunga. So ni ibitaramo biteganyije kuzenguruka ibice bitandukanye by'igihugu. Tuzabonamo Musanze, tuzabonamo Huye, tuzabonamo Mujyi wa Kigali ndetse tuzabonamo Ngoma. So ni ibitaramo biteganyijwe cyane kandi bizashimisha abanyarwanda. Reka twitege ko aba basore bazagenda bagakora ibitangaza muri Iwacu cyangwa se muri MTN Iwacu Muzika Festival. So ni ibitaramo koko bizatangira muri uku kwa 9. Biteganyijwe ko i Musanze kuri tariki 23 z'ukwa 9 2023 i Musanze bazaba bahagaze bari kureba ibi bitaramo, kandi Huye bazaza kuri tariki 30 z'ukwa 9 2023. Ingoma bazaza kuri tariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023. Hanyuma i Rubavu nabo baza kuri tariki 14 z'ukwa 10 2023. Hanyuma basoreza i Kigali kuri tariki 25 z'ukwa 11. So by'umwihariko nibyo ngibyo byagiye bivugwa muri Iwacu Muzika Festival ndetse yahinduriwe izina kitwa MTN Muzika Festival. Umuhanzi wawe arimo wamukunda wajya kureba indirimbo ze, hanyuma noneho kitegura Iwacu Muzika Festival. Niki baduhishiye? Guess what? So muri wiki tukaba dufite topics zitandukanye, twagiye tubona ibintu bitandukanye, cyane cyane uwitwa Yagapondati ahereye kuri Isibo agenda ajya ku binyamakuru bitandukanye, agera kuri RBA, agira ahantu hatandukanye. Badeni ni Yago uhagaze aho ngaho nyine ukubaka umuziki we, agaruka ku rugendo rwe yaravuze ati yakuze akunda umuziki ndetse bigaragara ko yari afite gahunda yo kuwukora. Gusa uyu Yago bamumenye cyane nk'umunyamakuru mu Rwanda, cyane cyane ukorera ku muyoboro wa YouTube. Igeze 2016 uyu musore yashatse cyangwa se yagerageje gusohora indirimbo. Uyu musore abinyujije kuri televiziyo ya Isibo yaravuze ati umuntu wese yagerageje gushaka umuproducer, hanyuma umuproducer ahereje amafaranga amuca amafaranga 100,000. Uyu musore ntayo yari afite ndetse byamuhaye imbaraga yo gutereka maze nshaka amafaranga, hanyuma noneho nimba amafaranga nzajye mu muziki. Niko byagenze. Uyu musore yafashe ya mbere, hanyuma noneho ajya gukora, arakora koko, hanyuma noneho ubu ngubu yagarutse mu muziki. Abajwe se koko wavuye mu itangazamakuru ujya mu muziki, aravuga ati ibyo byose azabikora kandi afite intego zitandukanye n'iz'abandi batekereza. N'umusore utaragiye wakirwa cyane n'abafana, n'umusore utaragiye wakirwa cyane n'abakunzi b'umuziki nyarwanda, gusa we yarakoze cyane ndetse ku ngufu abantu bagenda bamwumva. Tumwifurize ibihe byiza uyu Yagapondati. Afite indirimbo hanze yitwa Naremeye afatanyije n'uwitwa Bushare. Ni indirimbo wajya kureba kuri platform ya Yago TV show ubundi noneho ukayikunda. I guess what? Muri Tanzania ni hamwe mu hantu hari kugenda havugwa cyane. Tanzania ni imwe muri background cyangwa se mu hantu hafite umuziki uri kugenda ujya ku rwego rwo hejuru, abifashijwemo n'abahanzi batandukanye. Uwitwa Diamond Platnumz muri abinyujije muri Wasafi yaragiye akora festival zitandukanye, akora Wasafi Festival. Ni Wasafi Festival izazenguruka intara zitandukanye cyangwa se uduce dutandukanye two muri Tanzania, ahereye muri Mtwara cyangwa se mu ntara ya Mtwara. Yaragiye afata imitima y'abafana koko arayizunguza. Ni Wasafi Festival twagiye tubonamo uduce dutandukanye. So biteganyijwe ko iyi Wasafi Festival izazenguruka uduce 10 twose twa Tanzania, ahereye kuri Mtwara aho twababwiye, azazenguruka uduce turenga 10. Uyu ni Diamond Platnumz afatanyije n'abandi bahanzi. N'abahe bahanzi utekereza bari muri iyi Wasafi Festival? Ku ikubitiro hariho umuhanzi Zuchu, umuhanzikazi Zuchu, umwe mu bantu bafitanye umubano ukomeye cyane n'uwitwa Diamond Platnumz. Zuchu yagiye agaragara mu dushya dutandukanye cyane, agaragara mu rukundo ndetse n'uwitwa Diamond Platnumz. Abibajwe kuri televiziyo yarabaje ati koko uyu Zuchu koko uri isugi cyangwa se ntago urakora imibonano mpuzabitsina? Aravuga ati yego narayikoze, ariko umuntu wa mbere twabikoranye n'uwitwa Diamond Platnumz. So
uyu Zucu yagaragaje ko hari urukundo rundi afitiye uyu muhanzi Diamond Platnumz, ndetse na Diamond Platnumz ntabwo yazuyaje, yavuze ati Zucu ni umugore mwiza, Zucu ni umukobwa mwiza buri wese yakunda, Zucu ni umukobwa buri wese yahereza ibitekerezo bye. Muri festival tuzabonamo kandi uwitwa Jux ni umwe mu bantu bakomeye cyane, ni umwe mu bantu bafite akazo n'akazoza muri Tanzania, ni umwe mu bantu bari kuvuga cyane muri iyi minsi bitewe n'indirimbo Enjoy ni imwe mu ndirimbo ikomeye cyane, ni imwe mu ndirimbo imaze gufata imitima y'Abanyafurika cyangwa se imitima y'Abanyatanzania muri rusange. Tuzabonamo kandi uwitwa Mbosso ni umwe mu basore bakomeye cyane hariya muri Tanzania, ni umwe mu basore. So iyi festival ijya gutangira, uwitwa Harmonize yagaragaje ko azigaragaza nawe cyangwa se azagaragara muri festival, gusa kugeza ubu ngubu ntago aragaragara muri iyi festival. So that was it. Ni festival iri kugenda ikora udushya twinshi dutandukanye. Uyu Diamond Platnumz aherutse kugaragara abyinira cyangwa se ataramira abakunzi ba Wasafi Festival ari mu kirere cyangwa se ari mu kintu cy'igipankarte kiri hejuru cyane. So yaririmbye stage cyangwa se ahantu yari kuririmbira hari mu kirere, byashimishije abafana benshi cyane bavuga ati uyu ni Diamond wa wundi udushya, uyu ni Diamond wa wundi ukomeza ushyiraho uduhigo dutandukanye. So ni Diamond kandi utegerejwe mu bice byinshi bitandukanye, gusa muri utegerezwa mu ijoro ryake cyangwa se muri weekend yagaragaye aririmba cyangwa se aza kuri stage bamuzanye mu isanduku, ahetswe mu isanduku mu mashusho ateye ubwoba. Uyu Diamond yaraje arapostinga aravuga ati uyu munsi abantu bagize ubwoba, bari scared, but then it was a kind of innovation, kandi yabikoze kandi koko abaramwishyira. Ni Diamond ukomeje gukora ibintu bitandukanye, ni Diamond ukomeje kwifatira umuziki wa Tanzania wa East Africa, ndetse akagaragara mu bahanzi nyafurika bamaze kugira aho bagera. That was it in entertainment, that was it. Reka tuvuge sport. Muri sport yacu uyu munsi turaza tuvuga yitwa Ballon d'Or, FIFA Ballon d'Or 2023. Ni Ballon d'Or irimo ibintu byinshi bitandukanye abantu bazabona cyangwa se irimo constellations nyinshi. Tuzarebamo bagendera ku gikombe cy'isi. Ni igikombe cy'isi cyatwawe na Argentine yagaragaje koko ibifashijwemo na Messi ndetse n'abandi bantu batandukanye bagaragaje koko abakoze cyane bagatwara igikombe cy'isi. Ni Ballon d'Or izagenderwa kuri Champions League yatwawe n'uwitwa Manchester City. Iyi Manchester City iza no gutwara ibikombe bitatu, so nta kabuza tuzabonamo abakinnyi benshi batandukanye abo muri Manchester City. Ni Ballon d'Or izibanda kuntu abakinnyi bagiye bigaragaza ku ruhare rwabo. So tuzagenda tubona abakinnyi, abagardien cyangwa se abazamu bagiye bigaragaza cyane. But then ni Ballon d'Or ihabwa abantu babiri cyangwa se ihabwa amahirwe gutwarwa mu bantu babiri. Uwitwa Haaland kubera iki bamuha amahirwe? Uyu Haaland yatwaye ibikombe bitatu byose mu mwaka umwe, bimuhereza amahirwe yo kuba yaza ari uwa kabiri cyangwa se ari uwa mbere. Sinkeka ko hari undi waba ufite izo records. Uyu Haaland ni umwe mu top scorer i Burayi cyangwa se muri Champions League, ni mu top scorer kandi nanone muri Premier League. So bimuhereza amanota cyane yo kuba yahangana n'utwe Lionel Messi watwaye igikombe cy'isi, Lionel Messi watwaye shampiyona y'Abafaransa. So Lionel Messi nyine wigaragaje koko akwara umuhanga. But then hari abandi bakinyi baza babakurikira inyuma. So but now muri our table sport turaza tuvuga abakinyi 8 bagaragaye ko bagakwiye kuba bari muri Ballon d'Or selection cyangwa se nominees, ariko batagaragaye muri iyo Ballon d'Or. Nk'ibisanzwe turavuga uwitwa Cristiano Ronaldo, impamvu ntisuko wenda yakoze ibintu birenze cyane cyangwa se bitandukanye, ni umwe mu bakinnyi bagiye bagaragara bahangana n'utwa Lionel Messi, ariko kuri iyi nshuro ntago ubwo ubushize yagaragaraga munsi ya 7, ubu ngubu noneho ntago ari muri 30 cyangwa se abeza abahiswemo ngo batware Ballon d'Or. Uyu ni Cristiano Ronaldo wigaragaje koko ni umutop scorer of course Burayi cyangwa se n'ahandi hose, afite ibitego byinshi. So nawe koko abantu batekereza ko yagakwiye kuba ari muri selections. Dufitemo uwitwa Marcus Rashford muri 30 beza i Burayi ntago arimo cyangwa se ku isi ntago arimo. Bivuze iki? Bivuze ko uyu nguyu batekereza ko yakaba yarimo kubera ko ni umwe mu basore batsinze ibitego byinshi muri Manchester United, ni umwe mu basore bigaragaje mu kipe y'igihugu y'Ubwongereza.
mu gikombe cy'isi. So abantu batekerezaga ko uyu nguyu koko yaza mu bakinnyi 30 beza isi ifite. Dufite witwa John Stones mu kugaruka muri bya bikombe bitatu twavuze bya Manchester City. John Stones yakabaye ari muri selection cyangwa se muri nominees bitewe n'izo defensive yagiye akora arinda ikipe ye. Ni umukinnyi wagiye ugaragara ahantu hatandukanye muri midfielder witwa Guardiola agenda mukinisha ahantu hatandukanye. So bavuze ko uyu nguyu John Stones nawe yagakwiye kuba ari muri iyi nominees. Witwa Enzo Fernandez mu gufasha ikipe ya Argentine akwitwara neza mu gikombe cy'isi. So ni umukinnyi nawe watekerezwaga ko yakabaye ari muri nominees. Witwa Ter Stegen muramuzi ni umugardiya wa FC Barcelona. Witwa Thibaut Courtois, witwa Neymar Junior dos Santos nawe yagakwiye kuba arimo. Witwa De Jong nawe ni umukinnyi watekerezaga ko yagakwiye kuba ari muri iyo selection. Wowe urumva ari inde mukinnyi wawe ufana cyangwa se umukinnyi ureba yarakoze ibitangaza hanyuma noneho ukamushyira muri nomination? Turaza tuvuga kandi kwitwa Neymar. Neymar ari umukinnyi wa Al Hilal yo muri Saudi Arabia. Imbere ya televiziyo arabazwa ati ese koko ubona shampiyona y'Abafaransa cyangwa se ubona iyitwa Paris Saint-Germain ari ikipe iri kuri competition cyangwa se ari ikipe ikiri kwihangana? Aravuga ati koko ubu ngubu ndabibona impamvu abakinnyi bava i Burayi bakaza muri Saudi Arabia. So uyu Neymar atari yindi muravuga cyane nakabaye naraje muri Saudi Arabia kera kare kose kabaye. So bigaragara ko yari ari kunyenga shampiyona avuyemo, koko ni shampiyona atagiremo ibihe byiza, ni shampiyona yahuriyemo n'uwitwa Messi ndetse n'uwitwa Mbappe. Mbese bigaragara ko uyu nguyu nyine bitamuhiriye. So ni Neymar nanone gusa nubwo bimeze gutyo afite uduhigo dutandukanye, arimo kurusha ibitego uwitwa Pele mu kipe ya Brazil y'igihugu. So ni Neymar nyine mu kipe y'igihugu ugaragara, badeni iyo bigeze muri club ntago ari umuntu ugifite amateka meza, ntago ari umuntu ugifite consistency mu gutsinda cyangwa se mu gukina neza. So Neymar nyine wagaragaje ibyo bitekerezo byiwe. So tuvuga kuri Table Sport muri week cyangwa se muri week tutambutse twabandikiye ku nkuru yitwa igihugu cyitwa Maroc. Maroc ni kimwe mu gihugu cyo mu Barabu cyangwa se muri Afurika ya ruguru. Ni igihugu kibasiwe n'umutingito ugahitana abantu barenga 1000. So iyi Maroc abantu benshi cyane cyane aba sportif cyangwa se abakinnyi bagiye bagaragaza ko abihanganishije igihugu cya Maroc. Uwitwa Cristiano Ronaldo udajya utana no kuba yafasha abantu batandukanye, udatana no kuba yagira umutima w'urukundo, yaraje aravuga ati ngewe abo bantu bavuye mu byabo cyangwa se bavuye ahantu basenyewe ngewe bazaze mbacumbikire igihe runaka baba batarabona amazi yabo. So yabahaye hotel nziza cyane bagenda bakabamo igihe runaka bategereje amacumbi. So ni Cristiano Ronaldo wagiye ugaragaza umutima mwiza, ni Cristiano Ronaldo wagiye ugaragaza ko apart from being a sportive cyangwa se apart of being a star hari uwundi mutima afite wihariye. Turaza tuvuga yitwa African cyangwa se African Cup qualifications. Hari amakipe menshi cyane atandukanye amaze kubona qualifications, menshi muri yo yabonye cyangwa se yaratunguranye. Yitwa Maroc, yitwa Ivory Coast nk'ikipe izakira, yitwa Angola, yitwa Algeria, yitwa Burkina Faso, yitwa Senegal, yitwa South Africa, yitwa Tunisia, yitwa Egypt, yitwa Guinea Bissau, Cape Verde, yitwa Mali, yitwa Ghana, yitwa Angola, yitwa Mauritania, yitwa Congo Democratic Republic Congo, yitwa Mozambique ndetse na Gambia. Ni zimwe mu kipe zimaze gukatisha itike y'igikombe cy'Afrika. But then turaza tuvuga Congo. Congo ni imwe mu kipe yatunguranye cyane, aho yari mwihangana rikomeye cyane. But then yaraje finally ibona itike yo kujya mu gikombe cy'Afrika. Yitwa Gabo, nyuma y'amakimbirane atandukanye cyane yo mu gihugu cyawo, yitwa Gabo yarasigaye, yitwa Aubameyang ntiyajya mu gikombe cya Africa. So it was that in Table Sport, it was that, and thank you very much for following. Next, it's a Table Music. What is your favorite music? All right, well, thank you very much. We thank you everything. We thank you how you follow as today turaza tuvuga music. Nk'ibisanzwe tuvuga music, nk'ibisanzwe tuvuga top 5 muri Rwanda, tuvuga top 5 muri Africa, Afrobeat, amapiano, R&B, everything we talk away music. Muri Africa nk'ibisanzwe dufite indirimbo yitwa Babylon by Patranking afatije n'uwitwa Victory. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo wajya kuri platform za Patranking ubundi noneho ukayireba ukayikunda. Babylon ni imwe mu ndirimbo twagomba gushyira ku mwanya wacu wa 5. Ku mwanya wa 4
Ku mwanya wa kane dufite Burna Boy yaraje maze akora indirimbo yitwa Big 7. Big 7 ni imwe mu ndirimbo ya Burna Boy twagomba gushira ku mwanya wacu wa kane, hanyuma noneho ikaza igashimisha imitima yanyu. Indirimbo nziza cyane, indirimbo ifite sound cyangwa se ifite melody nziza buri wese yakunda. Alright, ku mwanya wa gatatu dufite yitwa Ashi ni indirimbo ya Diamond Platnumz afatanyije n'uwitwa Akafi Olamide. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo ibyinitse, ni indirimbo ifite umuziki, ni indirimbo wajyaho ukareba nawe ukayikunda. Ku mwanya wa kabiri dufite remix ya Harmonize afatanyije n'uwitwa Logan, Sing Again. Sing Again ni imwe mu ndirimbo yafashe imitima y'Abanyafurika, ifata imitima y'Abanyatanzania, ndetse ubwo iri gufata imitima y'Abanyanigeria bitewe n'uko abasore bose bayihuriyeho. So warayikunze. Ku mwanya wa mbere dufite indirimbo mwakunze cyane, ni indirimbo ya Asake yitwa Lonely at the Top. Lonely at the Top ni indirimbo nziza, indirimbo ifite melody, ni indirimbo idakunzwe cyane muri Afrika, ni indirimbo idakunzwe cyane mu Rwanda, ahubwo ikunzwe cyane ku isi yose. That was a music. That was a 4, and then we come with the next music. Mu Rwanda dufite indirimbo 5 ugomba guhitamo cyangwa se ugomba gukunda. Urumva iya mbere ari yihe? Indirimbo 5 ugomba agakunda yitwa Sakwe by Aline Esano. Aline Esano ni umwe mu bakobwa abari kugenda bigaragaza cyane, hanyuma kugaragara muri Iwacu Music Festival cyangwa se MTN Iwacu Music Festival. Ubu ngubu afite indirimbo hanze yitwa Sakwe, ni imwe mu ndirimbo wajya kuri platform za Aline Esano ubundi ukayikunda. I guess what the fuck. Iya kane yitwa Call Me by Bwiza. Umwe mu bahanzikazi b'Abanyarwanda bari gufata imitima itandukanye y'Abanyarwanda. Umwe mu bahanzikazi bafite album hanze, umwe mu bahanzikazi bafite indirimbo nziza kandi nyinshi. So uyu Bwiza yaraje akora yitwa Call Me, hanyuma noneho wajyaho ukayikunda. Ku mwanya wa gatatu dufite yitwa Chakula. Ni imwe mu ndirimbo ya Fair Pizza afatanyije n'uwitwa Dramati. Abaraje bakora indirimbo nziza cyane, hanyuma noneho baratunezeza. Si Dramati gusa, ahubwo harimo uwitwa Danny Andre. So ni indirimbo nziza cyane buri wese yajyaho akumva. Ku mwanya wa kabiri dufite indirimbo yitwa Stop by Chris Easy. Stop by Chris Easy ni imwe mu ndirimbo nziza, ni imwe mu ndirimbo zigezweho, ni imwe mu ndirimbo buri wese yajya hariya akanezerwa. Guess what? Ku mwanya wa mbere dufite indirimbo yitwa Azana. Ni imwe mu ndirimbo ya Bruce Melody, ni imwe mu ndirimbo ibyinitse cyane, ni imwe mu ndirimbo ifite melody nziza, ni imwe mu ndirimbo twagomba gushira ku mwanya wacu wa mbere, ni imwe mu ndirimbo iyoboye table music yacu uyu munsi. Ni Monday, hanyuma noneho guess what? Kora playlist yawe ubundi noneho next Monday tuzayikugezeho. We thank you very much. We thank you for following. I guess what? Call subscribe. I want to move. Thank you very much.